reka ngusuhuze wowe ukurikiye impamo 250. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe nk'uko mubireba uyu munsi ndi kuri screen njyenyine Faustin namushyize mu gikariyo inyuma ya kamera. Uyu munsi rero murambaza iki? Noneho akantu nabateguriye ni show nabazaniye umutumirwa, ariko mbere yo kumubabwira reka mbanze gushimire wowe wakoze subscribe, mwe mukomeje kudushyigikira mu buryo bumwe n'ubundi, mukanda like, share, comment, subscribe. Mwese ndabashimiye abajoyininze ya group yacu ya WhatsApp, ndabashimiye. Ewana tubane muri uyu mwanya. Umushyitsi Umushumba atari umushu umushugi yatari oyawa uyu ni umushumba Senegalais namakiwa imeze nk'abandi nandi meza murakomeye ni Imana iyo ataba Imana tuba turi hose umusoro ababonye abantu ndakwiyegereje kabisa. Iwana ndahari kabisa, ibyishimo birahanyishe byo gutaramana nawe yo udatuma nuzuzwa Le Costa none ni kikwega uvugaga nkinani nk'igipande cyo muri Bibiliya ngira kibuza mbwira abantu ariko ko ndumva indirimbo ivuga ngo dore igihe kiragiye kandi mutabare dore igihe kiragiye nimugarurizo ntama sinzi kakuririmbo bwanyu kubwa bene data bose abapfana nabizeye bapfire mu mwami Yesu niyo ariko wabyumvise wa na umba nashitse ndakwiyegereje ndegereye haryo niko zavuga ndegereye ndakaribiye karibiye Faustin ise Faustin umugabo ko wacicetse wa nije nyenza ukora ko nakuze mera atazahamagara papa mu izina rye noneho ga ni imihanda yo ariko ga azari wakanyita chef de maison no imihanda iza twibuka ni imihanda wa none twatanze ngaho ga mutware wanje we ngaho giyegereza umushumba ngo mutware w'urugo urugo rwacu twiyegereza umushitsi ya katwakire umushumba Senegalais kaze ku mpamo 250. murakoze cyane, twizere kumeze neza iteka ryose. duharure gatumwiyegereza amazina twayavuze ni umushumba Senegalais, irindi ni tuyishime. Amazina ari kuri momo ni tuyishime Senegalais, nimero kuri cano ni umushumba. tubanze tuvuge nimero ya mama cyangwa tuyireke nimero turayipinga nabitwemerera 1 2 3 urakaze mwene data n'Imana igumugisha hamwe natwe amen. Nikisha unsize mu nzira niko bamusigana nje mumenyeranye nuko ganyene niko azamera wa ariko ari abantu bagazagenda buke ari nabandi twose ni pore njo mwendo ariko gahoro ngo rugendo nyine yiwe ni gahoro mu ijuru asaba kwihuta kuko iminsi kiragenda iminsi ni kwitwarane iminsi ni mibi birasabaga kwihuta ukayivamo hakiri kare. warumeze neza ariko umwaka wose kasemeze neza. uba wisanze muri Gens comedy show uvuye Githurai Kasara ni mwiki Nairobi yose muri rusange. n'urugendo rwawe rumeze rute? From Tabagwe to Kejen anga big energy no kuvuga ngo zari ni ibintu tokwizera ubwawe ahubwo nyine uharira Imana ukavuga ngo bivuze tingushize imbere Mana ni wowe nyine ushoboye byose kuko aho twavuye kugeza aho tugeze ni Imana nyine hari ibintu uzonukana biratunguranye nyine ni muri ubwo buryo. aho uja guhamagagwa nk'umushumba wahamagawe mu itorero wahamagawe muri comedy umushumba byavuye umushumba ni jawabyisi aho nta mavuta mbifitiwe nahawe n'abapasiteri ni jawabyisi ubyitira iki sasa zavanaga na content ngiye gukora ndavuga ngo aho uzojana nuko n'umushumba noneho no kuvuga ko comedy zawe ni Bibiliya tu majority majority gusa no kuvuga byinshi muri byinshi majority n'uruwe rurimo
igifaransa none Senega byahereye kugira ngo wumve ko ufite impano muri wowe yo gusetsa. uzi ikibazo mbaje nko kumbaza ngo byagenze gute kugira ngo umenye kuzuvuga. Waravuze nyine biravuga. Wavuze usetsa? Narasekeje baraseka. Nyine je navuze baraseka. Yego. Numva ko byibuze iyo mpano nshobora kuba ngifite. N'abashuti bakavuga ati bro urabishoboye. Wareba n'ababikora ukabona nyine ntatandukaniro riri. Tacho bakubasha. Usanga ari wowe ga wamuvuga utireka njewe nje munani muri mu by'abanyamurenge dukunze nyine by'abasirimberi ibitaramo kubera ko utavuze ngo abamambre wenda bagorewe aha mbese bangibi reka mbari byo njamo ukibanda ku byo bakunda cyane. Komedi ubundi ntago nje nibanze ku by'abanyamurenge nibanze kuri side yanje. Komedi umuntu akora ubuzima busanzwe kandi ubuzima busanzwe rero ntiwokora ubwo yego biragoye ko nakora ubuzima bw'umumotari kandi ntari umumotari ntanazi na moto. Biragoye ko nakora ubuzima bw'umuntu uba muri Amerika ntahazi. Biroroshe kuba nakora ibintu byo mu rusengero kuko niho nakuriye ibintu nk'ibyo niyo mpamvu. Ukigera kuri stage ya Gens umunsi wa mbere utangiye stand up yari feeling imeze ite niki cyakugoye muri uwo mwanya? N'ubwoba bwagize ariko nje buriya ngira ubwoba iyo ntaratangira ikintu. Iyo ntangiye ikintu uzabugenda ko mba naje n'ubundi n'ubwiyahuzi gusa ikintu kikugora ni ukuvuga ngo abantu ndibakuzi abantu batakuzi ugiye kuhagara imbere iminota irenze 2 urababwira iki nibyo uzi ushaka kubizibagirwa ariko mukavuga ati mana bana naje n'ubundi niwe wambwiye ngo nze ndashaka ko nzaga bari kundemera indi gahunda ituma ntazi bo wamashije konza dore ni wowe na nje imbere ariko buri ibintu byose bashizemo Imana biroroha. Muri make Imana yaraguhamagaye uti nditabye. Nitabye Imana Bibiliya ivuga ngo ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yamagaye. Imana biragukomeje kandi nkomeza injanari. Ubaye umusitari ku rwego ugezeho ubu ngubu. Umusitari sindamenye gusobanura cabwa ariko ubwo bivuze usanga ari. Hanyuma ngiye hari ikintu iyo dukurikirana performance zawe hari igihe ugenda ugasa n'uwibasiye umuntu runaka witabiriye iyo show. Ese biriya bintu uba warabiteguye bigufatira aho ngaho biba bimeze biti tunyuriremo? Brag ubundi randikwa. Ariko muri performance muri stand up comedy habamo improvise ni cyaga uri kuvuga ku kintu nk'ubu nahita ugatera nka comment kuri kamera, tera comment ku itara, tera comment kuri mic ku muntu runaka. Iyo rero niyo stand up comedy kandi buri igisobanuro cya stand up comedy ni ukuganira kandi rero biragoye ko waganira n'umuntu ucecetse. Niyo mpamvu rero uvuga kagusubiza none iyo wirebye ubona ari nk'izihe mbogamizi wahuye nazo urwana nazo kugeza aho ugeze ubu kavuga uti imbogamizi kabisa yari yaranyishe ariko nabonye nyine nyitsinda muri kariyeri? Yego kuva ntangiye imbogamizi ndayo akantu kigeze kikugora none urabona kuko urumva umunsi wa mbere nakoze mbona biciye keretse mvuga ati wenda ubwa mbere byanje kwanga bwa kabiri biranga biza gukunda wenda navuga ngo weri kunjewe. None nta feedback wakiriye mbi cyane cyane nk'umunyamurenge utangiye aka kazi kuko urabona abanyamurenge b'abakomediye ni bakeya none wowe tena ukinnye ku bintu byo mu ikanisa tibakwazitse ngo bavuge ngo uriya noneho iwe kuriya ni gute wenda buriya ikintu cyose ugiyemo uzawitegura ikibi n'iciza kuba ufunguye YouTube channel itegura ikibi n'iciza kuba uri kugenda mu muhanda itegura ikibi n'iciza ikintu cyose nyine tekereza ko ugura imodoka bakavuga ngo yiyemeye wagenda n'amaguru bakavuga ngo ufite amatambi urumva nyine abantu ntibashima. Yego so rero ibyo ntibzobura ariko we bitewe na target yawe ibyo bintu ubasha kubica amazi kabisa. Noneho nkatwe dukora ibiganiro bya family blend
uramutse uyu munsi urabona urwego ugezeho uri umusitari ukundwa n'abantu benshi mu ngeri zitandukanye ku rugero nk'umukobwa utari umunyamurenge kuko umunyamurenge we si mpamya ko yamasha ikintu ngiye kuvuga umukobwa akamaze akakubwira ati yewe Senegal ndagukunda nyarahwereye ikizatuma nkira nuko wonshaka ukangira umugore ikico kintu cumvute wakwemera wakwanga byagenda gute naje namukunda kimwe nuko rega naje nabimubwira kimwe nuko wanamutera indobo ariko okay reka nkwereke ubundi urukundo twe twaruhariye abahungu kandi kugereka nkubwiza ukuri bofu yagiye kukubwira ngo ndagukunda ukuri ko Imana wari ufite mu mutima wawe cyane nari nsigaye mbona yaratinze kubimbwira wumvise ni muri ubwo buryo rero ariko ko tuzi ko abahungu ari bo twabihariye gusa ukamumva biragize okay urumva naje uwo mukobwa buriya ntago umuntu aza kwituraho ngo akubwire ndagukunda ahubwo muba musanzwe muganira ikintu kandi wa muntu nawe umukunze aho uje gutera intambwe ubwira umuntu ndagukunda nawe nuko ubibona ko atokwanga kuko nawe aragukunda rero naje ari uko nguko bimeze ntukwemera nta kibazo none bibaye ngombwa ko utamushima wenda umutera nk'indobo eregari bibaho cyane kuko naje urumva ari wowe ubwira kantera indobo kandi tuziranye nico nari nshaka izo nta gishakirimo kubwira umuntu wapi cyangwa kumubwira yego nta gishakirimo yego ni ibintu bisanzwe ndakeka Senegalais hari dusubira kuri kariyeri yawe muri comedy hari ikintu kijya kibaho bakavuga ngo uriya mwana ngo n'ubundi ngo ni bihera kwa basekuru gutyo ngo kuri abo mwabo bose ni kuriye hari uwo mu muryango wawe wigeze akoraho ibintu byo gusetsa wenda ukavuga ati niho wakuye iyi mpano yawe nawe urirengagije abanyamurenge urabizi nose hari umunyamurenge undi uzi muri stand up comedy ashobora kuba atarayikoze ngo gusetsa mu buzima busanzwe papa wanje gura arasetsa okay umwana ngo ni impano ukura ku babyeyi ni impano wakuye kuri umubyeyi wawe vuga data hari umunsi yari yitabira show yawe nibura akavuga ati kanjye kuri umuhungu wanjye azirebera kuri YouTube kubera ko ntago ari mu Rwanda no kuvuga ngo uva natangira kuzikora ntago turi mbese mu gihugu kimwe ko iyo azirebye sasa ni ihe comment aguha yego nicyo akubwira mwabizi abanyamurenge biragoye ko umuze akubwira ati ubirimo neza kandi biragoye ariko zavuga ngo ariko bira bintu mwagiyemo ngo ariko ngo muze mwibuka gusenga kuriya iyo umuvyeyi yakubwiye ngo uzebuka gusenga bagushigikiye muri ico kintu kandi ababona ari icawe ahubwo ati rero congeremo Imana niyo feedback abavyeyi bakunda gutanga yego kandi yaguhaye ukaba kabaye aba yakubwiye ati nkuri inyuma 100%. Aba yagushyigikiye ariko nyine ntabyerure mu buryo bugaragara. Ni nk'umucuko. Ni kumucukozi ntubizi se. Biragoye ko umubyeyi yakubwira ngo iki kintu uzi kugikora ahubwo ukakibwirwa n'abandi baza banakimubwira ngo kuriya se kandi kibure ari kwizazi nje shwa kumwese uzure ibintu ngoro uzona atari byiza ngo kubirani ariko yaja nk'inyuma ari kubwira abantu ngo mwabunye wa mungu wanje ngo arabamara ari proud usanga ni nguko kandi niko nyine duteye ariko nanone iyo byajemo agafaranga hari ukuntu nanone imitima yongera ikoroha reka nkubwira bino uzamuha miliyoni 100 ku kwezi tiyo kubwira ngo uzonto ni byiza atuzoyibuka gusenga iyo niyo comment ya mbere nk'umuvyeyi kwanza iyo ngiyo nzanumva ntani yoruti cyane akamakubwira ati yewe ntakubwira ati mwana wanjye noneho wemeje akamakubwira ati kuriya biriya nibiki we gusuze wibuka gusenga kandi iyo nje mba numva kuri side yanje ariyo nkeni icyo kintu ntaho cyagera wenda muri we kikaba cyagusubiza nk'inyuma akavuga ati wenda umubyeyi wanjye ntabwo ibi bintu abyumva reka mbireke kuko nzi ubwoko uvukamo na comment zabyo kandi si papa wenyine si mama wenyine n'abandi bose nuko nguko kandi nje nakubwiye ko comment imba nkeneye ni byonyine kumbwa ngo zubisengere umubyeyi ntakataba aba yakubwiye ngo izo bintu nizo zawe ikintu umubyeyi yakubwiye ngo usengere nyine nuko abona arico cawe umuntu ugiye uvuga ngo sengera kuja ngo uvuga ngo uko umuntu uvuga ngo sengera kuja muri Amerika siko uvuga ngo sengera kuja i Burundi
oya sinako yakubwiye usengera ku kazi kawe urumva rero ikindi umuntu akubwira ngo gisenge nuko ariko nacyo cyiza nibyo kabisa none twatumwe n'abafana twari twababwiye ko tugutumira baratubwira ngo tukubaze iriya myenda wambara wabitewe n'iki ica kabiri ese ntiwayihindura iriya sapo ni gute ibyo bibazo mbese aho inspiration yavuye kugira ngo nababwiye ko kugira nitwe umushumba byavuye kuri content rero nkareba content y'umushumba ubwiriza wambaye imyenda isanzwe wambaye ingofero nk'iyi nkabona nyine umuntu ntiyobyumva kandi stand up comedy bisaba ngo umuntu ntagushake inenge ngo ayibone uzuri na fan ukuntu uretse nawe no kuba fan umuntu ntakuboneho inenge mbese defite umatekereza kuko nimba ngiye gukora tari wowe ufite ikindi kintu cyo gutekereza muri je umushumba wambaye kuri ya bitibs kera brag ya mbere ndaba nyirangije utayumvise yego ni inkori ya kabiri tubaza ngo iriya ya mbere yavuze gute niyo ntuyumvise rero usange bijagaraje umuntu rero ndavuga ati ibintu byose ngomba kubishira ku murongo yego ijambo ry'Imana savana imbe ndo umupasiteri ibyo ni ibintu bijana abapasiteri dukunda kubona bambara amakositime ntawe wabona ni simisi ni nambara kositime ni kwafe ni kibazo shira akagofero gusa aka kagofero kuri kositime isanzwe nabuze uko nabiragize kandi abapasiteri benshi njenzi ko abapasiteri benshi undaraba baba ari bakuru mu myaka muri Tanzania nta myenda rero imeze nk'iy'abasaza none tabihura tiwoyihindura se wenda ngo niba wambaye kagasimisi gatukura ejo wambare nk'icyatsi keretse nayibuze ariko biragoye nayibuze pe nahindura ariko sinapfa guhindura kumbwa mpindura niko kumbwa ngo ntuzovuga hindura style wenda ntuzovuga ikinyamurenge rero nabyo urumva ko bitokunda kumvuga ikinyamurenge ni pira style ahindi akabazo k'amatsiko ufite icyizere ko mu minsi izaba ikigukwira neza oyi pantaro ntikina pantaro isigaye imfata ariko nzoreba nimba uzasonesha ikindi cyangwa uzashake kasoko ibiraka akantu karinjiye oya si ukwinjira ukuragira ngo abantu bose babyibushe bafite ifaranga inyama wari ufite cya gihe zizuga ifite oya nakiri imbere gaburira konta ariko ubura abantu babyibasa kose oya tawuzuzemera tata niko burozi tawuzuzemera ariko jewe nzambwira abantu ifaranga mfite ubu ndi no muri Kenya ninzi ifite yego kuko muri Kenya narakoraga nakoraga ibintu byinshi bimpa amafaranga kandi hano nkora ikintu kimwe ariko hano muri Kenya impamvu mbibona muri Kenya nakoraga akazi gatuma ngenda gutya cyane ariko hano n'uricaye urumva rero nukuryaga wicaye zakumvikana ikindi ubu nyine urimo uragenda kambyite urimo uramenyekana mu bantu kandi urimo gukundwa ari byo benshi dukunda kwita wenda ngo nukuba abastari n'ubwo wenda iyo jambo wenda kuri wowe udashobora kuryemera gutyo ariko ntacyo ritwaye ko umuntu wamenyekanye mu bantu abaye ba mustari niyo terima ikoreshwa kandi tuzi ko abastari ari abantu bakundwa n'ingeri zose noneho hano ku buryo bw'umwihariko igitsina gore kubera ko wowe uri umuhungu twamaga duhwera nitabo no muntu nta kibazo nari nkubajije ni umuntu w'umustari wamenyekanye nyine cyane noneho nk'aho ufite iki gikundiro Imana yagusize byanze bikunze hari igitsina gore kigukunze ese umunsi wahura n'umukobwa akakubwira ati ndagukunda wenda kandi ababyeyi bawe batamukunda cyangwa se batamushimye habe nawe ukamukunda ariko iwanyu ntibamushimye ese uwo muntu wamugira umugore wawe keretse iwacu wambaye proof zifatika ukambwira ati uyu mukobwa impamvu ni nk'iyihe wumva ifatika yatuma umureka kuko urabona hari igihe umuntu avuga ngo bitewe n'impamvu bamuhaye ariko mu mpamvu harimo impamvu nyinshi harimo izifatika n'izidafatika ariko kuri wowe iyitwa ifatika ikagorana umukobwa utari umukristo tuwamushaka gusa urabonaga n'iwanyu ntabwo bakubuza gushaka umukobwa w'umukristo
byanga byakunda hari akandi kantu uyu bukristo bwo abaye afite indi nenge iyo ari yo yose ku mubiri cyangwa se abanyamurenge tuza tureba byo gusoma oya usibye n'abanyamurenge abantu bari bo bose igihe areba inenge nayimukundiye zumva ntabona umukunzi oya ntabwo wakundira umuntu inenge ahubwo uramukunda ukirengagiza ko afite yanenge nibyo nishatse kuvuga nuko nabivuze nabi urumva aho mba namukunze yego wamushaka cyane wabombora no ndatangaye kubombora se niki ubundi se gushaka niki none ugiye kumbaza nyine ndashaka kugusobanurira gushaka si ngombwa kuko na mama wawe babyemeye nibapfa uzoja kubagarura ngo none mu ikanisa iyo bagiye kudusezeranya uko bavuga ngo ku ruhande rw'umukobwa naze no ku ruhande rw'umuhungu naze mwarakiranije ukiranuka n'izabindi zo gukwana ibiki byose wowe gati bazaja no akakanya ja Bangladesh we ko tutagushingira ubundi reka mubwire ubukwe ni uwoso na nyoko bari kwanga kushingirwa barashingiranye ntiwari uhari ngo babwire ngo mureke nti mwari muberanye wenda urumva so rero kandi umuvyeyi rega we wamashenti yo kwanga baza banga wa harabo baza banga bakaruha bakishinga Senegal sina mama Senegal ariko ari n'uburyo umubyeyi atabyanga mu buryo buri direct ariko n'ubundi bigasoza wa muntu umwanze kubera ko ababyeyi babigizemo influence bo umwanze yego ubwo rero nindi defu mubona oya gusa niba nabyita kugucengezamo ibitekerezo byabo bigaruha bikakwafekita niyo mpamvu njye nayo navuze ngo abanyamurenge reka mbaze kubwira jewe ku kamere yanjye oya yaje ni oya yego ni yego niba wakunze niba wanze buri ibanye n'umuntu cyane arakumenya jewe nk'ababyeyi banje uko turi kuganira akumva nyine ari ikintu mubwiye ati nuko ari igihe azandeka ko arabizi ariko ejo wenda agacima kandi ati kino kintu nubwo byagenze gutya ni guri kongera ugacumva sibyo ariko nje nyine mba nkeneye ngo nimba uri kumbwira ngire gutya papuro ifatika yego sindi wa muntu ukorera mu kigare cyangwa se ngo umugayo wapi kabisa okay nta kindi wamubaza rero wamukunze nje nabwi umpaye proof ifatika akongera nkareba nkabura proof ntaba narabonye wowe ukabona ariko nko umubyeyi buriya muzeye aba ari umubyeyi mama wanje ewana papa wanje ewana kuntu mbafata byo noneho bari ibindi iyo mpamvu bayimpa kabisa nkayumva ariko bizaterwa nuko imeze noneho hari akabazo nari nshaka kukubaza tugana ku musozo wowe Senegale umaze gufatisha hano mu Rwanda ni urugero ubonye umukobwa wishimiye wo gushaka ari nko hanze y'u Rwanda bisaba ko ari wowe uzamusanga aho atuye kurenza uko iwe azaza wamushaka wamushaka ukazagenda kuba umukunzi ko cyambere no urukundo ku rugero ukaja wenda nko muri Tanzania okay ubundi kugira umupanga aho muzaja bivana n'ubuzima jewe ibyo nkora hano bibaye bihagije kuruta ibyo akora hari kuko ari ikintu corosha ubu ngubu umugore wanje tuvuge wenda akora nko muri UN yo muri Tanzania UN turabizigira amafaranga menshi niyo mpamvu nyitanze mu rugero yego arye bayita OMS bayita UNHCR abantu bakora mu ifaranga nyinshi tuvuga akora muri UN yo muri Tanzania yego amafaranga ahembwa je ntayakorera hano aho kugira ngo kubiri n'urugo rwanje nasanga mbona hangije nasanga umugore kandi saba nshatse pe ahubwo nuko ari bwo buryo mukure mu kazi oya ntibishoboka bikunda yego ikibazo gisaba gusubiza yego cyangwa oya Senegale afite umukobwa bakundana oya Senegale azashaka ryari itekerezo byanje mba numva 2025 utashira kuko nkabona kera irashize ako nakarindwi cyorenga yashitse ukundi sejo abazokora ubukwe muri 2025 nyine nivyo mvuga batanga ibu nyine kandi nta mukunzi mfite
ndacafite urubanza ariko na karindwi ntizoshika oya reka twizere ko iki kiganiro kivanamo ikintu ntawomenya ko nje gahunda ndayifite nije mukuru mu rugo ntawe mvuga ngo ngiye gucaho niwe mfura nije mfura mpamvu rero mbonye umuntu uri seriye ubukwe nabukora ko nje ndi seriye mbese nawe wabuze uri seriyeze oya seriyeze okay nje sinzi gutereta niyo mpamvu ukeneye umukobwa ugutereta oya si ngombwa ngo nterete ariko hari ukuntu tuzugana n'umukobwa ari mu bintu nyine ya ubwo abakobwa babyumve batangire kuzana reka ama-application yabo mu bukwe bwawe njega ndi mushiki wawe nindatora n'udufuniko twaso nzobate ivyo bintu ntizobura mu uritanze neza nditanze wese Senegal dusoza iyi kariyeri yawe mu myaka 10 y'imbere urayibona he ndayibona hano hashimishije cyane kubera ko jewe wenda igihe canje gishobora kuba kiri kurangira kuko ndi kubyina mvamo ko biroroshe kuba nzaba ndi gufasha barumuna banje bashiki banje kuzamura nabe impano zabo ushobora kuba ntazaba nkikora ariko nyirimo ntayikora nkuko nyikora ariko hari ibindi nkoramo kunda nko kuzamura izo mpano tuzoroshe ko muri stand up comedy nije munyamurenge wenyine rero urumva rero biroroshe kuba nanje nzazamura barumuna banje bashiki banje rero byose zabera ahantu heza muri show y'ubuheruka twabonye ifoto yawe kuri Instagram uri kumwe n'umunyarwenya witwa Alex Muhangi kuri Instagram wo mu gihugu cya Uganda nawe ufite show yiwe yitwa Comedy Store hariya mu mujyi wa Kampala ndatekereza ko yari yitabiriye igitaramo cyanyu hari ijambo mwaba mwaraganiriye hari icyo mwaba mwaravuganye niba bitari ibanga ry'akazi kanyu oya ntabirenze urumva wowe ubwawe ari hejuru ugenda ukamusuhuza ukifotoza ati kasa dukunda iyo ndumukora turabikurikirana arambwira ati shana ndakuzi azi n'ikinyarwanda urumva nyine kuri umusitari wa azi ikinyarwanda arambwira ati James ndayikurikira ndakubona se umushumba nacishamo n'akajoke ati iriya koti nzaryiba turebe nimba uzakomeza utuntu ngutwo ariko ubona nyine ko nta bintu biri hejuru twaganiriye kwa kundi avuga ati tuzabatumira Uganda muze natwe muducishirizeho hanyuma iyo umuntu ari umusitari tatubyite gutyo ukumva nyine izina ryawe ugiye kuri stage umushumba cyangwa se waba utakoze wego wowe muri wowe wiyumva ute noneho muri uwo mwanya bizi vuga ngo bishize hejuru bazacishwa bugufi ugerageza nyine kuko ugendeye kuri la pressure y'ukuntu bari kuguhamagara utakintu ukora ubwo we muri wowe uratuza ukavuga ati ndavuga ibyo mvuga zongere ahubwo kuri rwa rukundo bankundaga nayo ugendeye muri rya fieri uzona tumere gutaha ntiwandika ukamujereza ubundi baranzi rero biriya birakumotiva bigutera akabaraga ko gutuma wandika kugira ngo azaza bahora babikora hari akabazo nari nsize ntamubajije kubera iki ukina uri umushumba ukina ibyo mu ikanisa ariko indirimbo ikwinjiza mu by'ukuri ntayihuriye n'iby'ikanisa urebye performance zanje wabimenya kubera ko mbere ninjiraga mu bisirimba n'amasebeni n'ibiki ariko nkora brage nko kuri performance ya gatatu irimo irandirimbo weko next inshuro ya kane nje bagiye gushiramo igisirimba kera abantu babatangiye kurimba weko nyine nk'ikintu ari kunyibukiraho DJ rero nabayita ikina umunsi wa gatanu nuko kugezana n'ubu ntabwo abafana n'abana bivuga ko nayo iri mu byatumye bigufasha kwigarurira imitima irimo hari ukuntu ngo abasitari iyo mumaze kuzamuka no kumenyekana nkirengagiza ngo abantu biyongeyeho mwakuranye urumva nje kubera ko ntarirengagiza abantu ubwo sindaba umusitari jenda kwirengagiza birengagiza babiterwa n'iki kuko ni ibintu bibaho okay jewe abasitari bose tuziranye abo abasitari nzi yego bitewe nuko nje tuziranye mbona batirengagiza nuko ya nawe urundi mustari
kubera ko okay niba kurugero umusitari je ko ntabirenga oya ngo amaboko atareshya ngo ntajya aramukanya cyane kuko urabona ku rugero nk'igihe wenda utangiye cano hari nk'abo wa hostingaga bakakwemerera abandi bakakubwira ngo tuzavugana ikaba tuzavugana kugeza n'ubu wenda nturanabafatisha je none se reka nkubwire umpamagara narakubwira tuzavugana oya sinese nemera oya nyine twavugiye muri rusange turi kuvuga muri rusange rusange urumva ari gihe bavuga ati izina ryanje no kuri covering ariko kuri indi side ndamwumva kuko guhora mu biganiro ku yandi ma YouTube channel bituma wowe ubwa abantu baguhaga vuba urana muri Genesis n'urugero ngiye guha ngiye nkora buri wa kane wo mpaga uvuga ati umunsi sindibuze ko ejo ndi ningenda n'ubundi nzamubona yego ariko iyo uvuga ngo azagake bituma ugira amatsiko yiwe rero iyo mpamvu yo ndayumva iyo kutaza mu biganiro cyane ariko kwirengagiza aho mwakuranye aka kazi noneho twe dukora ka stand up comedy bisaba ko wa muntu mwatangiranye ari gukomeza ukaba inshuti zawe kuko niho ukura brag ntabwo ari ikintu wicara ngo uhite utekereza ahubwo turaganira noneho abantu muziranye buriya nibo baba banasetsa twa tuntu bavuze we nk'akazi ukabura agashishuye nta muntu urateraho burage mukaba mwaserera nyuma y'igikorwa wapi kuko bose ni inshuti zanje inshuti zanje kubera ko urumva turaganira ndanababwira ati uyu munsi ndumva nshobora kukubonaho akantu uraza kuko abafana ba Genesis ni nka famiye twagushimira turamushimiye kabisa reka tugushimire mbere yuko dusoza igira ikintu ubwira abakunzi bawe ndabakunda cyane kandi ndiho ku bwanyu kubera ko ahangeze ni mwebwe kuko iyo umuntu niba ikiganiro video yanje muri Genesis irebwa n'ibihumbi 100 ku munsi urumva nyine aho biva kuri abo bantu so rero ndabashimiye cyane ndanabakunda cyane namwe mu motive rero mukomeze mu mpundagaze ubwo rukundo naje mbereka nkomeze mbatemo imirongo kabisa ariya ni imirongo natwe ako ni byo brag ya kindi kore subscribe share like na comment kuri YouTube channel Umushumba no kumushumba yego bakore kuri impamo 250 bakore subscribe kuri Umushumba turushaho gutera imbere twese hamwe tuzamukane tuzagereyo rimwe kandi guyinguga ni umusita mwene wacu niyo mpamvu twamushize inyuma ya kamera twamuheje twaje indani mwatwaye ikibuga cy'iwanje ndaza kugisura dushobora kuganira ibintu by'inyama tukama tuguheza wowe barazikunda ko barotsa kandi kadukunda izokeje wo niho twafiriye muri Nairobi yaravuze ngo yabwiye umuntu muri Nairobi bazotsa inyama ku muhanda yambwira umuntu ngo wampaye inyama kamirisha kinini urumva urukundo tuzikundamo ni rwinshi cyane ariko inyama zirakundwa ntago ari mwe umuntu wanga inyama afite ikibazo hari umuntu umwe ngo iwe ngo ageze aho bazokereza kumva umuhumuro wonyine azatakarya kabuga ngo yozaza akamanyura gusa akarisha umuhumuro ariko turi kimwe uwo nyine turabashimiye rero ibiganiro byacu nakagaruka nk'ibisanzwe mwibuke gukanda subscribe ku Mushumba no ku Mpamo 250 okay bye bye mani barinde